ni kimwe mu bihingwa bizwi ndetse abantu bakunze gukoresha by'umwihariko kurya, yaba mu minsi mikuru ndetse no mu buzima rusange busanzwe. Abantu benshi bakunze kugikoresha ariko batazi ko gifite n'ubundi busobanuro cyangwa se undi mumaro. Ni umuceri. Wenda abantu benshi bawuzi muri ubwo buryo bwo kurya, ariko ufite n'ibindi bintu byinshi wagufasha ku buryo utatekereza. Umuceri uzwi nka sativa cyangwa Oryza sativa ukomoka muri Aziya y'Amajyepfo, mu Burasirazuba cyane cyane mu bice bya China, Ubuhinde ndetse na Thailand. Hari n'undi bwoko bw'umuceri witwa Oryza glaberrima ukomoka muri Afurika cyane cyane mu kibaya cya Niger. Ubushakashatsi bugaragaza ko umuceri watangiye guhingwa mu myaka ibihumbi 10 ishize ni mu kibaya cy'akarere ka Yangtze na Pius River Delta ni mu Bushinwa. Muri Afurika umuceri watangiye guhingwa mu myaka ibihumbi 3 ishize mbere ya Yesu cyangwa Yezu. Umuceri ni igihingwa kiribwa cyane n'abantu benshi ku isi kurusha ibindi. Kigaburira abasaga miliyari 3 n'igice ku isi buri munsi. Nanone umuceri ni igihingwa gishobora gutanga umusaruro munini cyane mu gace gatoya wabashije guhinga. Umuceri ushobora guhingwa ahantu hatandukanye harimo n'ahantu h'amazi menshi. Ikindi, mu bihugu byinshi umuceri ugize hafi 50% y'ibiribwa by'ingirakamaro abantu bakoresha buri munsi. Nk'uko imibare yo mu 2023 bigaragaza, umuceri ni igihingwa cya kabiri ku isi gihingwa n'abantu benshi havuyeho ingano. Umusaruro wose ku isi ubusaga amamiliyari menshi y'ibiro. Ubuso bwahinzweho umuceri muri uwo mwaka wa 2023 bwasagaga miliyoni 160 kugeza kuri miliyoni 170 z'amahegitari ku isi. Hari ibihugu bigera ku 10 bihinga umuceri ku isi cyane, ari nabyo byari imbere muri uwo mwaka. Igihugu cya mbere cyari Ubushinwa, cyasaruye metric toni zisaga miliyoni 227. Igihugu cy'Ubuhinde ni icya kabiri, cyasaruye metric toni zisaga 136. Mu gihe igihugu cya Indonesia ari icya gatatu, cyasaruye metric toni zisaga miliyoni 54. Igihugu cya kane cyari Bangladesh, cyasaruye metric toni zisaga 39. Igihugu cya gatanu cyari Vietnam, cyasaruye metric toni zisaga 27. Igihugu cya gatandatu cyari Thailand, cyasaruye metric toni zisaga 20 miliyoni 20. Cya karindwi cyari Myanmar, cyasaruye metric toni zisaga 14. Igihugu cya munane cyari Philippines, cyasaruye metric toni zisaga 12. Igihugu cya cyenda cyari Brazil, cyasaruye metric toni zisaga miliyoni 10. Mu gihe igihugu cya 10 cyari Pakistan, cyasaruye metric toni zisaga miliyoni 9. Hari ibihugu binakoresha umuceri cyane mu buzima bwabyo bwa buri munsi ndetse n'abaturage babwo. Hafi 50% y'umuceri ukoreshwa ku isi yose n'ubundi ukoreshwa mu Bushinwa. Ibihugu bya Aziya nka Indonesia, Bangladesh, Vietnam byo bifata ubusanzwe umuceri nk'ikiribwa rusange kandi abantu bishimira. Muri Afurika umuceri ukoreshwa cyane mu bihugu nka Nigeria, Cote d'Ivoire, Madagascar ndetse na Senegal. Nyuma yo kureba ibi byose ushobora kwibaza uti se noneho uyu muceri ni uwo kuribwa gusa? Si ibyo gusa, kuko umuceri ukoreshwa no mu bindi, by'umwihariko mu gice cyo gukomeza amenyo ndetse no kuyitaho. Umuceri ufite ibyitwa ubutare kandi kuva kera wagiye ukoreshwa mu bihugu byo muri Aziya nk'uburyo bwo gusukura amenyo. Uko umuceri ukoreshwa: ufata ifu y'umuceri wumye ukawusya ukawuvanamo iyo fu, ukayisiga ku menyo ukoresheje akantu runaka cyangwa brosada cyangwa urutoki. None umuceri bamwe bawuvanamo umutobe extra, ari nawo bashobora gukoresha boza amenyo. Hari ibintu by'ingenzi biba mu muceri ari nabyo bifasha amenyo ndetse bikayakomeza. Hari ibyitwa silica, ifasha mu gusukura amenyo no gukuraho amavuta n'ibyitwa plaque dentaire. Hari icyitwa acidic phytique, ifasha mu gusukura amenyo no gukuraho amabara maze amenyo agasigara asa n'umweru cyane. Hari enzyme ya amylase, ifasha gukura ibisigazwa by'ibiryo mu menyo ndetse no kuyasukura. Mu gihe ukoresha umuceri by'umwihariko mu buryo bwo gusukura amenyo, hari ibyo ugomba kwitondera. Nubwo ifu y'umuceri isukura, igomba gukoreshwa gake kugira ngo itangiza urwasaya.
enamel. Ikindi nanone ni ugukoresha neza umuceri utaranduye cyangwa udafite ibindi bibazo ibyo ari byo byose. Hari abantu bafite amenyo akomeye bashobora kuyikoresha neza, ariko hari n'abantu bafite amenyo yoroshye bishobora kugiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uburyo busanzwe bushobora kugufasha gusukura amenyo by'umwihariko, ariko si byo bisimbura uburoso bw'amenyo ndetse n'indi miti ifasha mu kugira ngo amenyo yawe ake. Icyari gihari ni uko umuceri ari ikintu cy'ingenzi ushobora kwifashisha mu buryo bwo gusukura amenyo. Ikindi kandi nanone ni ingenzi cyane kubaza abahanga mu busukuzi bw'amenyo cyangwa se bazi iby'amenyo, bakagusangiza uburyo runaka ushobora kwifashisha. Umuceri ukora imirimo itandukanye, waba uzi indwara cyangwa se ibindi bintu runaka bajya bavuga ko bikizwa n'umuceri. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi umuceri si uwo kurya gusa, ushobora no kwifashishwa mu bice bitandukanye. Wigeze wumva utuntu dutandukanye tuvugwa ku muceri? Wenda nka telefone yawe yagize ikibazo ukumva umuntu arakubwiye ngo uyiraze mu muceri. Wigeze wumva se umuntu urwaye indwara runaka wenda nko gucibwamo bakamubwira ngo anywe amazi y'umuceri? Hari byinshi bivugwa ku muceri by'ingenzi kandi bishobora kugufasha. Umuceri ni ikiribwa cyiza kandi gifite intungamubiri z'ingenzi zishobora kugufasha mu buryo ubwo ari bwo bwose. Muryoherwe no gukoresha umuceri mu buryo butandukanye. Mugire impagarike n'ubugingo, mugire imana n'amafaranga. Niba utarakora subscribe kuri uru rubuga, nakubwira ngo ni ingenzi cyane gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye nk'ubumenyi rusange, ubuzima, imirire, ikoranabuhanga, iyobokamana ndetse n'ibindi. Ndishimwe Josue Maripas. Ubuzima ni nk'igitabo cy'amapaje menshi. Guhitamo kugera ku byiza bisa nko kubumbura ipaje y'ingenzi muri yo ugasoma ibyanditseho. Bajya bavuga ko amahirwe aza rimwe mu buzima. Ntahuje n'iyo nyito, navuga ko amahirwe ahoraho. Reka nkubumburire igitabo cy'amahirwe none. Haguruka Business Center ni igitabo cy'amahirwe wakoresha none. Bakwigisha gukora amasabune akomeye, isabune y'amazi, isabune yo muri toilette, shampoo, sirage, amavuta yo kwisiga akomeye, gikotoro ndetse n'ay'amazi ayazwi nka lotion. Banagufasha kwiga gukora buje, imigina y'ibihumyo, kubihinga no kubitunganya, gukora jus zitandukanye yaba iyo wakoresha iwawe mu rugo ndetse n'iyo wasangiza abandi muri business, gukora amarange, kuyavanga no kwiga kuyatera ku bikoresho bitandukanye, n'indi mishinga myinshi yagufasha mu iterambere nk'iyi koranabuhanga rigezweho, social media management, declaration na serivisi z'irembo n'ubundi bumenyi bwagufasha mu iterambere. Abatabona umwanya kubw'impamvu zitandukanye z'imirimo bakora mu bihe bisanzwe, nabo turabafasha kuko hari serivisi zo muri weekend na serivisi z'iyakure online. Bakwigisha gukora imishinga itandukanye ibyara inyungu ndetse n'uburyo buhitse bwo gukorana n'ibigo by'imari. Reka nkwibira ibanga, niba ushaka gutangira inganda nto cyangwa inini, ibanga ni muri Haguruka Business Center. Bagufasha kwiga aya masomo yose ku buryo bwiza kandi vuba. Byaza umusaruro amahirwe yawe uyu munsi na Haguruka Business Center. Waduhamagara kuri 078 167 167 2 cyangwa 079 40 10 135. Wanadusanga aho dukorera mu karere ka Gasabo Karuruma ku muhanda ujya mu Makawa, iruhande rw'inzu y'ubwami y'abahamya ba Yehova cyangwa hazwi nko kuba Yehova. Haguruka Business Center, amahirwe agusanze. Fungura page none.